Ndi papa SAVA. Koga ko wagakunze. Gore muri. Ndakajyana. Oyasha. Ukano sinahubwiye ko ari gift ya mama yamaye. None se nimba ari mama yaguhaye ntabwo tugiye kumusangira. Nanone. Cyangwa uracyambara hanze y'umuryango. Ubu twamaze kuba umwe yego nubwo tutarabikonfirima imbere y'Imana n'amategeko. Ariko uko biri kose nyine hari isura bimaze gufata. Ikibazo nuko rega mbanza kubikwibutsa. Ceceka. Oya. Nanjye ndabizirikana shiri wanjye. So rero ndizera ko noneho wafirinze free uri home nyine umeze neza. Nta kibazo. So rero kuri ya gahunda nyine hari ibyo nari namaze gutegura. Ariko nyine hariho n'ibindi narakemura neza. Ni ukuvuga ngo ku cy'abasaza uri kumva ku cy'abasaza bo bazaza gusaba mbone namaze kubabona tuzabishyura 60 uri kumva noneho ni imodoka zo wari wambwiye ko ukunda amaporado n'amavewidi sibyo nase ko mbona utabita byishimiye Oya nta kibazo ndakumva. nari nagerageje nyine nshaka nyine vewidi ebyiri nshyiramo na paradi imwe nyine kugira ngo izadutwaze n'amagifuti. Ni ukuvuga ngo nkaba bumva nari nkiri no kureba ko nibura hahandi wakunze nyine baduha sale tukabura tuzakorera reception. Ariko nyine nabyo mbirimo turi kuvugana kubera amafaranga we yari yabonetse nyine numva ko ari ibintu nyine umuntu yahita akora byihuse. So ikindi ku ruhande rw'ababyeyi buri umwe nyine numvaga twamugenera impano imwe nibura tukamushyiramo nk'ibitenge bibiri kuri buri mubyeyi. Hanyuma siwe nazanye wa wundi cyanza gukorera surprise. Akubundi reka nkubaze. Ibi byose uri murambwira ntabwo ari kwimbwira twicaye muri salon. Akose sheri ntituje nakubwiye ko nananiwe guhagarara kuko nkeneye kwicara. Nese muri salon nta ntebe zirimo. Nari kumva numva nyine iyo twicaye hano nta kibazo. Oya je simvuze ko hari ikibazo sibyo. Ariko ni gute uza kumbwira ibintu byose by'ubukwe ibyateguwe byose mu cyumba ku buriri. Twari kwicara muri salon mu ntebe ugaterura ameza ukayashyira hariya ukayicara byose ukabinsobanurira. Kubera icyo wanzanye mu buriri. Nyine wowe uri umushyitsi uri special. Ariko ukuntu bimeze mba ngira ngo tube dufite privacy yacu. Privacy muri salon ni hitari. Rega ntumenya ahantu abarozi bahera bafatira abantu. Ese nango ubukwe bwacu bazaburobe. Ariko ibintu ntabwo gukora ntabwo ari byo pe. Kuba turi mu cyumba. Ntabwo mvuze ko ari cyo kibazo. Gute unganiriza ibintu by'ubukwe kandi sari hari ukanzana mu cyumba kare unganiririza. Ubwo se hagize nk'umuntu dusanga amahanga. Ngambwira ko nabifata. Rega nubwo twatugiye kubana ariko ibazagize undi muntu. Tuvuge nk'ubu ngubu biritoye twayakora umubyeyi wacu mwaraje. Twamubwira ngo iki? Se ko wabonye hano wabonye hadafunze koko.
hadafunze Iya. si uruvuga ngo washaka privacy se kuki utafunze tukicara muri salosi akira ucururuke mugore mwiza shiri bankuye akawayini sibyo sase kamwe ukunda nyine kamwe kari strong oya nta kibazo komeza ugafata komeza ugafate nayo mfite kandi narindi kunywa hano utarekere hano naho ubundi ndifuza ko ibirori byacu byazagenda neza pe sibyo kuko ntabwo hari ikintu nari ndi kwibaza ariko nyine ndagira ngo unyunganire tunabiganireho nari ndi kwibaza ntiburiya numvaga nyine nko mu gusaba twazakoresha nyine nk'ibidasembuye noneho za zindi zisembuye na ya marikeri nibura umuntu akazabikoresha twakira abasaza nko mu gutwikurura hari icyo bitwaye ese kuki utishimye urishimye nga basi nsekera okay. So ubwo rero hari n'undi wari wambajije nimba dukunda nyine keke nimba nyine yakora ifite isikariye cyangwa nyine akaduha nyine itambitse nyine nari navuze ati sinafata umwanzuro ntarabiganiraho na shiri wanjye tubane nyine nzabanza nkubaze ese badukorera ifite shape ya rectangle cyangwa nyine twamubwira akadukorera nk'ifite stage imwe ebyiri eshatu mu bujyamo nyine izamuka cyangwa ko ukunda imwe birambuye uburyo nyine bazashyiramo n'amabuji ese ubundi ibintu uri gupanga wigeze ubipanga n'undi muntu n'umwe muri famiye cyangwa uri kubipanga wenyine ariko nyine umuntu wo muri famiye rega mfite ni wowe ko ese si byo ndikubeshye ngo ninde abo wajya unyereka bose n'abandi bariya wenda harimo ba data wacu na ba mama wacu ni sawa muri famiye nyine abo bose bazuza gahunda zose uri gupanga cyangwa uri gupanga wenyine nari nabibabwiyeho ariko nyine urumva urabizi umuntu ajya kugufasha ufite aho ugejeje kumva rero ndagira ngo nzabicaze mbereke ibyo maze kugeraho nimba ari n'ushyiramo ako kaboko agashyiremo si ibyo mireye wanjye nta kibazo none se mbwira basi ukunda keke imeze gute njyepfa kuba ari keke ndaza kureba inziza twazakoresha nta kibazo ubwo amabara bagakoresha iyihe nayo ndayareba ko buriya uko ugenda isa n'uko igenda ingana amabara bigenda bimacinga nabwo ndaza kureba bitewe n'ingano nshaka ndebe n'amabara yayo ubwo nyine bazandikaho n'amazina yanjye nawe oyaze Jean Diaspora Mireye Umutoni sibyo kumva atari sawa ntaratekereje neza nareba okay ikindi aho tuzatwikuriraho narahateguye ni surprise cyangwa nawe umakubwire ntacyo bireka biguma ari surprise nzagukorera surprise yego
ngaho ngera mu pasi oya nahise nshaka oya ntabwo ari kenshi njye ndaza kunywa twageze muri salo ariko se muri salo rega muri salo haba hateye n'irungu niyo mpamvu haba hateye haba hari irungu hatandukanye ku buryo bavuga ngo mu cyumba nta rungu muri salo niho hari irungu nyine urabona ahangaha umuntu aba yicaye anashyushye kandi urabona n'ikiriya gisaro ni kinini hari igihe umuntu agucaho ugasanga wasomyeho oya nahise nshaka kandi nakubuje kumatiriza ibintu ntashaka nta yindi nshaka basi kamaremo nakubwiye nta yindi nshaka ntukamatiriza ibintu ntashaka ese kubera iki ngaho basi gafata umpe yazi nanjye mbona uko nsoma sheri binkorererega sibyo nakubwiye oya ntabwo kamara muze ntabwo kamara musheri oya ya ubwo numva ikindi cyari gisigaye cyo ni ibintu bisanzwe muri honeymoon aho tuzajya niho uzahategura sibyo narebe ese tuzabiganiraho nyuma y'ubukwe cyangwa waba umamayide ko uri kumva nari ndimo ndabara nimba twazajya wenda Igisenyi cyangwa za Zanzibar uri gutekereza iki basi se muri aho habiri ngende gutekereza ukunda he uzahitemo nta kibazo uzahitemo nta kibazo mire nsubize ko mukunda nawe urankunda yego none ngiye kubana nawe nagukunda oya nabazaga gusa ariko nyine ndabizi ko nkunda basi mpobera ndaguhobera ntacyo sandeka imiteto yawe ireke so sheri kumpobera gusa nyine ndaguhoberera mu buriri nitugera muri sawa cyangwa ntashye ndaguhobera nyine ku buryo utamuhobera gutya gusa ugahita ndekura nyine twicaye nyine no muri salo umuhobere nta kibazo erega wanaje ntiwamuhobera kumana we iki se chance sinjye uzabona uwo munsi ugeze kabisa nese uri kumva adakonje amaguru oya tuya nta kibazo ariko niyo mpamvu mba nagerageje gusasa waretse nk'ise tukaba twiyoroshe mu ngiye numva narushye kwicara sibyo nubwo reka nawe nta kibazo oya sheri nyine ndagira ngo nibura ngiye rumva twanakomeza kuganira nyine twirambitse ntacyo kanisiga nawe mba wumva warambiwe ushaka kuryama kanigendere ntabwo nshaka kuryama nyine ngo nsinzire ndagira ngo regara ese ntabwo uri kubona ko hakonje uretse aka kazuba gahari ko muri iki gitondo tugende tujye hese sheri muri salo ntuye no kuvuze ngo urashaka kwirambika amerekeza ndetse usigara uryamye oya ni ibintu bisanzwe reka nta bindi bintu ngiye rwose ni ukugira ngira ngo nyine nkwiteho mba mpangayitse nyine urabona amaguru nyine mba numva ukonje dore wari wazanyeho n'urumeza aha hose
sibyo nzamufasha papa ubwo rero urumva nyine basi gatube basi twirambitse nta kundi ntabwo ngiye gusinzira iyo nta kibazo reka none se ahubwo hari ikindi kintu nyine ariko se ngupfumbase hari icyo bitwaye mbwira nyine utamuzeho nyine ni ukuntu kugira ngo nyine mbe numva nyine uri comfortable wumva ngo umeze neza sibyo nyine ndashaka ko nyine ndi kwibaza asa n'ibyo uri kunshyiraho shuri iki ni igiki uri kunkozaho iki gusa aka kanya uracyumvise ubundi ufite iyihe gahunda iyihe gahunda se kandi naherekana nkubwira ko ntashaka ko tuganira no mu cyumba urashaka iki Nese nkoze iki kandi ukoze iki nta kintu ukoze n'ibicyo rutagiye kundambikaho asubukira kujombye cyane sheri akuze ku kintu gisigaye gituma wigira ibyo byose nuko nta mwanzuro nkigufatira sibyo oya maje kuba sheri wawe nkakabye umbwira ikintu cyose nkacyemera umbwira ikintu cyose nkacyemera ariko ngewe nakubwira ikintu ukanga kunyumva ikise none se umva nkubwire umuburakajwe n'iki ndakajwe n'iki nese kirakujwe ntago ari utangiye kunkorakora utangiye kunjomba ari intoki niba ari icyo wanjombaga nta n'isoni kandi nagira ngo nyine ngo nkwegere unyegera se unyegera ibiki njye nari n'abana nawe ku buryo watangira kunyegera asoshe wahetse kuvuga nabi mvuga nabi gute se njye ndi kuvuga ibibaye ivuga gahora ariko icyambere cyo no kuba naje hano mu cyumba cyawe ni ikosa nakoze wambabariye ariko kari urabyemera ko ni ikosa nakoze cyangwa ntabwo ari ikosa rego uri mu cyumba cy'umugabo wawe husband to be ntago uraba umugabo wanjye kambi gusubira mushaka kutanyumvisha ntago uraba umugabo wanjye none se ugura ntago ubundi nagombaga no kurengara muri sare wawe ariko mva nkubwira ndakubaha banza unyumve ndakubaha nza mu cyumba nakubwiye ngo banza unyumve ariko ese ubundi tuzabana gute njye utanyumva ushaka ko nkumva wenyine tuzabana gute ngambwira ukuntu tuzabana mu gihe nshaka kubwira ikibazo cyanjye ugashaka ko numva ibibazo byawe gusa ndi kukumva ariko nanjye nyine reka mbanze nkubwire icyambere cyo wanzanye hano ndakumva nanjye none reka nanjye banza unyumve wumva ikibazo cyanjye gihari uri kumva uri kunyumva ndi kukumva ariko nanjye nimba ntarabana nawe ntufite uburenganzira bwo kunzira mu cyumba cyawe ntufite uburenganzira bwo gutinyuka no kunkozaho intoki zawe mu gihe ntarabana nawe imana ntirabiha umugisha ababyeyi ntabwo baraduha umugisha ikindi kandi no mu mategeko ntago byemewe nanjye mvuge se ushobora wenda uretse ushobora kuba wenda waratekereje kamire yenda kicaza nkabeshya karemera nkubwire icyo watekerezaga nyikubwire njyewe sinshaka kuryamana nawe mu gihe narabanza gukora ubukwe nawe sinzaryamana nawe urashaka kugenda se ntagenda mire ubona ndi muri mode koko nguki urashaka kugenda ubona ndi muri mode y'ibiki mudu y'ibiki nyine rega ntabwo bitinda ni ibiki
mbangira ngo nyine ndebe nyine ukuntu bimeze reba igihe tumaranye nyine tutaranigera nyine ngo turebe uvuze ahindi kuvuga ngo nyine hari ikibazo kubona narindi muri modu kandi ntago biba biri butinde burasingorana uri muri modu y'iki modu warimo n'ibiki nyine numvaga ngo ushaka winkoraho winkoraho aha basi nakubwiye ngo winkoraho mbwira icyo ushaka kumbwira wari uri muri modu z'ibiki ese mire ubu tuvuge ko rwose uri umwana utazi ibyo ndi kuko umwana w'ibiki ariko nakubwiye ngo wari uri muri modu y'ibiki nsobanurira ndagushaka none se nicyo utari kubona rero nkubwize ukuri sibyo ibyo abahungu mwigeze kuba wambwira ngo turakundana ngo wafashe irembo mu rugo njyewe Mireye umukobwa muri kumwe mwicaranye hano njyewe ntushobora kumbona ntarava mu murenge ntarava imbere y'urusengero wanyumvisha neza nimba ari nabyo wari watekerejeho ese mire ugiye urampa ariko nguhe iki ese mire ni gute utari bume urabona ndi muri modu uri kumva uri bugende iyo modu ariyo nagushyizemo ntabwo ariyo wayishyizemo bitewe n'ibyo watekerezaga ntese ko utaje wambaye ikoboyi ugomba kunegeka ibyo nambara sasa aka kanya utarangeza n'iwawe mu rugo ugiye kunegeka ibyo nambara ariko se aka kanya tuvugisha ukuri ntese ugiye kumbwira kuri bugende njye utampaye reka noneho nkubwire noneho sibyo mire urama n'impamo y'Imana nimba utama ubyihorere n'impamo y'Imana nimba twari no kujya kubana urorere maze nigute ngiye naje nigute ngiyewe icyari gusakuriza abantu ako nkawe bite wowe ibiki se bite wowe kumwe gusakuriza abakiriye ugomba abaye bakiriye mano dufashe usohoke ngiye ibyo niganira numva muri ese ibyo birakureba oya buretse gato buretse karame buretse gato avuze ngo bari gusakuriza iki avuze ngo bagiye gusakuriza iki turi gusakuriza nde subiza icyo nkubajije ngo turi gusakuriza bake mire turi gusakuriza uvuze ngo iki ngo turi gusakuriza iki mire hari umuntu turi gusakuriza mano hari umuntu turi gusakuriza ntabwo ari mbajije hano haba bakiriya se uyu ntabwo ari umukozi wawe uyu ntabwo ari umukozi wawe ngiye mu nkorera ngo cyata unyicira amaso rega muri munashaka gupfira nganyumvira bosi usanze ndi kumuniga bosi umva mubaze kamagare wose bosi wagira kamagare bosi wama kuki utabimbwiye mbere se nko kuki mwivanga mu bibazo by'abantu wamaye nk'akantu nyine ukavuga ko ikunda kunyita umukozi ariko byakomeye da bashobora guhinduka nk'ibyawe ndi bajombeye ibyuma ahangaha hano aba bakiriya abaye bakiriya ariko se abakiriya nindo bazanye abakiriya nindo bazanye iby'abakiriya nindo babizanye dore bushize gihe habaye ikibazo ahangaha umutipe baraza bamukanda amateke benda kuyamena dore n'uyu uko byatangiye ni nk'uko ibingibi nabyo mbyumvise giciye ku idirishya numva arimo aravuga ngo nutama ngo ndakumena ndavuga kugira ngo amene umuntu rero naza ngiye nabikubwira nibimbarweho ese habaye iki wabaye ku hano aba bakiriya si roge se ngo ni ntabwo ari muri roge se wambwiye ngo iki ako se muri roge wishyuye ntihaba ari iwawe muri uwo mwanya ntabwo ari byo ngibyo ndakubajije ngo wambwiye ngo iki njye nsubiza icyo nkubajije wambwiye ngo iki ko ndi iwanjye so wananzanye muri roge burya mbese wari uzi ko si kuba nta byapa wabonye bigaragara cyane ibyo nyibyo wanzanye muri roge burya ariko ngatangara impamvu uri gukwepa kwicara muri salo roge nta salo ziba zifite yego ntabwo se salo ntitwahiseho ntiwayibona ese warumbwiye ko ugiye kuzana ikiraya ntabwo ari indaya ubundi nkaho ninde uri kwita indaya ninde uri kwita indaya nuko bambwiye ko nimba aramenyere ko arizo ziguca imbere abantu bose ni indaya imbere yawe ntabwo yari uko bimeze ahubwo yavuze ko azanye umukiriya ntugasuzugura abantu bose oya ubwo ntabwo na mugenzi wawe ariko suyu ariko nawe ntabwo agomba kunsuzugura none se niba ariko yamubwiye yambwiye ko agiye kuzana ikiraya niba uyu nguyu ariko yamubwiye ngo aragisamura ariko ibintu byo kurwana ntabwo fiyanse wanjye njyewe ni fiyanse none se wagera aho ukodesha ukamwita indaya ese njye namwise indaya
kuyu mbona ukuri kumbeshyera bite dufitanye iki njyewe nigeze nkubwira ko ari indaya njyewe ni fiance wawe icyongereza rya ibice ni cyaryo ariko njyewe ni fiance wawe urabizi sibyo ushobora kukana nkata imbere yawe narakwemereye ukaza mu rugo gufata irembo sibyo wakoze harya waraje uricara ufata irembo niba bafashirwa twigendera si fanta n'amasuka wazanye sibyo wazanye ni izina ry'Imana ndabikugarura cyangwa se ibyitorero ndabigarura cyangwa se ibyitorero ko kishaka gusuzurwa njyamire naba ugeze ku rwego nzana muri rogi njyane indaya yawe ariko papa sava nabazize papa sava no mukubaje nakubaje indaya yawe shawasamba fiance wawe diaspora uri fiance wawe ariko papa sava nawe mwanyumva ubu hejuru ya fanta n'isuka n'ibyo ujya kunsuzugura hejuru y'aba bantu nazi mbese ndagusuzuguye ubu ngubu bari yabagaye njye niko nisabiraga avanse ubu ndamusuzugura avansi yakande weho avansi yakande wowe ese ubu papa sava ngaha nawe ngira inama uri umuntu mukuru ubu ngubu wajya kubana n'umuntu mutabanje ngo umuntu agerageze ngo mupime murebe nimba abikora gusa tugezeho ugasanga bidahagura televiziyo zitasi si ibyo rero ugasanga ugakikabakabata nkacana kuri televiziyo nkareba ko nta mashaza arimo ugasanga nta n'ibintu byanarogeze utabona uri ari kugufana ugire ngo uri mukore ariko ngomba kureba nimba amashusho y'iyo televiziyo nimba ari HD none se ubwo nawe ukeneye kumenya nimba televiziyo nawe nabonye naryo naguhaye ikarame sibyo okay ariko ntabwo wansuzugwe ntabwo bakunzana ikiburi ntabwo murishyira icyumba ariko mva nkubwire kuba naraguhaye umwanya wanjye ukaza mu buzima bwanjye ntabwo bivuze ko wansuzugura bigeze aha ngaha kuba uri kundatisha irembo waje gufata mu tankoraho kuba uri kundatisha irembo waje gufata mu rugo hariya nguzanya amasuka n'amafanta ntabwo wabindatishaho ngo uransuzugura bigera aha ngaha cyangwa uze kunsabisa fansi uri kuvuga sinagusabye neza banza unyumve ndabizi neza ko atari ubwa mbere ubikoze ubu rero wari wicaye witeretse ugiye kunkorana na bya bindi byose abasore basigaye bakora yego uti ndagacisha muzi ko tutabimenye reka mbikubwire musigaye muza mukagenda mukajya mujye mukagura imitango nimba ari 10,000 ngo mumutereye ivi kugira ngo muhagarareho mwicareho uko ushaka kose warangiza guhaga ukajugunya ugafata wa kabiri musigaye muratisha amarembo ukaza ugafata irembo ukazana isuka nk'iyo wanzaniye ukazana fanta nk'iyo wazanye mu rugo cyokora wenda naragukekaga nkavuga ni wenda uriya nkurikije ku nareshya nkurikije ku nasa no kunamvugisha ntahahuriye n'abandi ntago yankangisha irembo nkubwire n'ibindi byose namenye Ribera turamuze Ribera turamuze ndamuzi oya udashaka byo mujye kumbeshya ngo ni sister wawe cyangwa ni kuza wawe bose amazina yabo ndayazi ngiye nakoze iperereza ryanjye uri kunyumva neza namenye yuko wafashe y'irembo urangije urazura muguguna umurya nkuko warya imbeba cyangwa nkuko uramuguguna kwa kundi imbeba igenda ikinjira mu nzi kayinjira neza igapfumura mu kibambasi uramuguguna urangije urajugunya ari nuramuzi ariko ubu rero witerekaga ngo re nakana ka mirenga sokoze ngere nge naricara nkajya nkureba ibyo urimo nkureba gake umbeshye ngaba n'abafamiliye mbizi neza ko atari abafamiliye bawe Mireye twebwe iwacu suko tubayeho suko tubaye icyo kimenye umusa ako kantu kwita ko tankabwe nanjye ngakora impeta y'10,000 ukwezi kose cyangwa myaka n'ingahe gukora fagitire uzane ubishyuze hanyuma bagende musosorokemo twara ubwo icyumba se n'undi nakishyura icyumba nkubwiye ikekeze azaki ntiyakigiyeho ubwo kirahamagara itabo yoroguhamagara itabongo banyari shatari mfite za amazu mfite za maki zakujyana he bamuhaguruke musohoke hasoni akuzisha umubaze kabisa ubwo buryo uba wumva ari bwo ukwiye kubaho ugafata umuco ukawufata ugahita uwujyana mu icu kujya gufata irembo ugamije kugira ngo urye abana b'abakobwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ubwo se niba uri kuduhindurira umuco gutyo bizarangira bite? nasabaga avansi ariko namuko uruhu rw'imbwa rupfuye ubusa ukuntu usa siko twari tuzi ko ari we wakaduhagarariye mu byiza. Gira vuba musohoke.